Ni neza se. Yewe bavuye kuhama. No mpamvu aba yabiki. Inza ndaga. Apaye kare. None muzute. Siku mingi wana. Zao. Kwa buzi. Sana hari kabisa hago. None. Hago. Akoni ibintu bimeze. Akoni ibintu bimeze. Basi wenarana kubuze twagiranye gahunda urayica wowe. Oya ntabirenze we nyibwirira pereza mapu ubwashize hari gahunda rutanye kumbwira urumva urandaburiza ndambiye ubu none tayari urumva mbaye nkubwira narakubwiye ngo genge kuzabumukira kubwira ni ngiye vuga ngo nyine ngiye vuga ngo nkuba wowe ugiye kuba umukire. Okay, nkuba wowe ugiye kuba umukire ukibivuga gutyo aho kuraguze rero hoya wikoraho reka nkoro gatumana we yareba man reka nkoro gatumana nyine wereba nisara guri kwibona man yini reka nkoro gato cyane amasegonda 2 yonyine asubwo wareba yesu uko ndi kukurebera ukuntu bayipima. Okay, ntari ukuntu urimo n'abantu batanu niwe bari zahabu nkoro gato cyane nkaya mungu nyine koraho gateye reka nzi ndebe burika ndebe ukundeba basi izi ni miliyoni 50 mpereza mani ibyanjye nyine bumaye ibyanjye nyine tuvugane nyine wabinsubije. Okay, ntacyo ndabura none nkwereke nyine we shaka amafaranga mukire bambwiye ngo ni miliyoni 500 urumva mabuja hari kigabo cyavuye hanze kivuye hanze kirayimuzanira kiramubwira ngo kiramuremeye ngo azaguremo inzu agure na vewiti ukumva ibaza inzu na vewiti ugiye kubyubaka none osa we shaka umukiriya. Okay, shaka umukiriya mani babuje afite abasisi shareka kugomeza kunini none wowe nta koro yawe ngifite ongera umpereza akanimero kawe. Nimero sa telefone ndayifite ko kiga nitegura kuyamara nzakuvugisha gute uzahamagara mabuja n'umubwira ko utaka guhangana n'abakire muri bira bipangu wangu none uzahamagara ku ya Sarafina wa mukozi wo haruguru bituranye Sarafina hari rwose ngira nimero ye. Okay, ntari none ngiye nzaza ejo mu gitondo saa 12 zaba mpageze we numva umuntu komanze saa 12 urumva cyangwa se kamurike kandi sibyo gira buri ku muntu buraninze ubugende umukire mani umva nzahagarara haruguru iwanyu none nzatera kabuye hejuru y'amabani uzabe tayari saa 12 uzakimenya kari ngewe iyo sinye none nkwereke ibyo dushaka amafaranga. Sawa. Okay. No nkubwira uzazane bya bindi byo ubona jwa bwawe umva uzana ibintu byo kuzana ibintu byo kundya mani urukumva ibi ni miliyoni 500 umva iyo mudi ntagucira nizahabu nanaguca umutwe uruzi ko 500 ugiye naguca umutwe nari nkuba. Sawa kakubye n'umuruho rero sana oba rero twitwite nenicaye hano ndumva ndi kubasana umugongo kwa kuri nicaye muri biro
call telefone twabishyize kwezi nanjye umunsi nawe uzagenda nta kibazo wowe nyine uretse mbanza umurika ahubwo we haguruka hanze uzi hano sibyo gake gake noneho utaninga around ntabwo yakiramo baby bamubwira ngo mureke akuse wenyine onyirasi ndazagatera sanabwo yego ubwo niyo mwiza bose ni beza asubira asusi nabwira cyane condition arashyushye cyane ashyushye yego reka tugerageze tujye gushyira mwese hari ikibazo cyo kugira ngo ni ikibazo nyine ndagukunda yego yego si cyane si cyane n'ibisanzwe oya noneho mu gihe turaba turi kuganira se subuye kwezi akareka mbanze n'indobo yandi kuri hano hafi ku gishushu banza bakorere agasipesiyare k'abakobwa nta kibazo kabanza mbavugishe kabanza mbandikire byacu twishimana nyine it's a day for me and you nta wundi muntu umunsi akazi kakibura siri nawe ndagukunda gute aho ushobora kuganiriza ntunganyisha wa wambaye amazi ashyushye agas1Ep2 kari hariya yuzuye dusanga isme have you yes pome hiriya welcome reka tuganirize me and you sibyo ntabishije sibyo kandi ndagukunda ibi byose nzajya mbizirikana sibyo twiryamye ubwo kagobetse mbanze nuzuye amafaranga wa muntu ubona uzuba pizo ubundi turyamye natwe twica neza n'ubutike bwe ubu ngubu fone ku ruhande ni umwanya wa pamela na ndakunda cyane so ubona it's a time of me and you sibyo ni akanya ka shema ndetse na pa witwa neza kamaze gushyiraho umuntu pizo mbanza neza n'amafaranga umuntu hano byose ndabirangije telefone tuyite kure sibyo n'umwanya wanjye nawe sibyo